de preference ni karindwi ushaka gukina inyuma mwataka ariko we n'umuwinga ubundi Donati birumvikana akinisha imoso agaca kuri karindwi. Uyu mwana ni umwana wahamagaye muri equipe senior ya Chan ya Gabo. Sorry ndabeshye. Ni umwana wanyuze muri equipe junior ya Chan sorry U20 na U17 muri U17 mu ba junior na U20 noneho ananyura muri equipe Chan yabo abona preselection ntabwo yarajya muri equipe nkuru ntabwo byigeze bibaho. Afite imyaka 18 mu byangombwa ariko Anta yambwiye ati wenda ni nka 23 yandi 5 y'abajoyeri ntabwo yabura. Uyu mwana rero equipe yakinagamo yitwa Union Sportive d'Oyem akaba ari equipe Anta yamubonyemo ubwo yari Brazzaville baje gukina n'ikipe ya Military Police yahariya muri Gabo akaba ari equipe nyine zo mu cyiciro cya mbere. Uyu mwana akaba barakinaga equipe yitwa Bantur yasorejwe ku mwanya wa karindwi muri champion. Yego rero Anta amaze kubona bakina iyo equipe yitwa Bantur avuze iki gipeti gifite imoso nk'iya Ruvumbu ko ari kizima ngo bakita Chukwueze ngo bagitageze bamutazira Chukwueze kabisa. Baramukunda abantu babo nabonye no kuri Facebook bashyize ama comment bati umwana nk'yasohoka gutakajya mu Rwanda babyagenze bite. Uyu mupeti Anta atangiye kumukurikirana yari afite contact z'umu capitaine wa equipe ya Chan ya Gabo yitwa Samson aramuhamagara amuha nimero z'uyu mwana. Uyu mwana avuka ahantu mu cyaro ikipe ye ikina nko mu mirometero 800 kugira ngo ugere Libreville ni kure cyane. Sagabo ni ibihugu binini. Anta yatinze rero kumufatisha amufatishije arabimusaba umwana abanza kwanga nyuma aza kumwereka avantage ziri mu Rwanda ko azamufasha gusoka amwereka ko yazakina Confederation n'ibindi umwana arabyumva. Hanyuma Anta abibwiye president wa Real aramwe ati rwose urabizi uri kuduha abakinnyi beza ariko uyu mukinnyi muduhe iminsi 3 akora imyitozo turebe natwereka ko ari umukinnyi mwiza tuzamusinyisha. Hanyuma ku munsi w'ejo yarakoze umutoza yaramushimye ku munsi w'ejo. Nabajije abareyo bagera muri 3 barebye imyitozo kwizigira bambwiye ati turetse kubeshya ati mu bakinnyi bari mu Rwanda yego bakina ku ruhande ati keretse umukinnyi wa APR witwa Watara niwe mukinnyi umurusha umupira. Bavuze ati yakoze imyitozo niba atari bya bindi byatize ngo abantu bose baravuga ati umupeti afite umupira pe ngafite cya kimoso nyine cy'imbaraga wa mupeti wihuta ufite speed wa mupeti washa gutanga pass nziza wa mupeti w'amashoti. Baravuga yuko nakomeza nyine mu minsi iri imbere kwitwara neza kwari ukuntu umuntu aza n'imyitozo 3 agashisha umunsi umwe 2 nyuma amushaka ukamubura. Baravuga bati nakomeza kwitwara neza ashobora kuba yasinya muri Rayon Sport. Ngayo nguko rero iyo teste iyo minsi 3 reka turebe wenda bizagera kwa 5 ibye byasobanutse nabari na flop nyine yitoza kurikiyeho natagira icyo agaragaza nabwo tuzahaza tubivuge. Muraseke iki abafana n'ibitanga batiki bati ko nta kintu mwavuze kuri Ngabo y'Isonga turamuvugaho turavuga ko batsinzwe test ariko ibintu yavuze ngo byatumye atsindwa test niyo bitangaje. Reka dukomeze. Yes aratanga icyizere ku munsi wa mbere. Yego umunsi wa mbere akoze imyitozo myiza yego ariko agomba gukora test iminsi 3 kugira ngo abashe gusinya. Icyo mutoza bashaka no kugira ngo abanza amurebe shano no kutagira iminsi 3 we icyo bashaka no kubanza kureba ahagaze ati hanyuma ikindi bakahita bamukorera test medical kugira ngo barebe niba wenda nta mvuna azanye nta bindi bibazo by'ubuzima afite cyangwa se by'umubiri we wundi bamusinyisha rwose uretse ko abanje kurebwa n'umutoza ariko agomba gusinya mbere yuko n'ikimwe kirangira. Rero Sport yaza kuba yamutangaje mu cyaro abaye ari mwiza kuri nimero 10 yakamusinyishije kuko mu myitozo nabonye muri Rayon nta nimero 10 urimo. Ubundi nacyo kintu kigoye buriya baravuga yuko igenda rya Keve bavuga ko igenda rya Keve rwose batarabona umusimbura bakagira wa mwana w'umunyamari niyo cyane ngingo ne babamugani ku 10 yahengamiraho Fisto guhuza na Shadrack byaranze pe. Fisto afite ukuntu atinda na baro kandi Shadrack we bashiri babarabusha nta kirimo gihambaye bari nabo mu myitozo. Hari umuntu bashije ibintu byiza cyane aragira ati Abedi ibite nicyo naringiyeho amakuru ari nuko Abedi yari yageze i Kigali ashobora gushyira umukoro ku nta kinyoma kirimo. Abedi yabanje kujya iwabi Burundi mu Kajaga arabanza arabasura nyuma aza guca muri Tanzania gato ayavuyeyo aza mu Rwanda. Ubu Abedi ari mu Rwanda. Bitegerejwe ko uyu munsi wa none mushaka kuza kubona aya mafoto cyangwa se bitinze ku munsi w'ejo uyu mugabo ngo arahabwa miliyoni 25 z'amanyarwanda twabwiye ko azajya ahembwa miliyoni 1 n'igice buri kwezi azasinyira Rayon Sport imyaka 2. Abedi Bigirimana ka kanyenyeri bareyo mwakanze mukinasabwa gukomeza gukanda
burya kari kagamije kugura umukinnyi Abedi Bigirimana. Abedi iwabo bikomeye iwabo ino deal ya Rayon Sport kuko yari abizi ko iri aho gupendinga icyo yari arimo arakora iwabo yasize hari ahantu ateguje aya mafaranga arayabona kimwe ni ukuvuga ngo bitatu bya kane birahita bijya i Burundi aho hantu asize adirinze business. Hanyuma muri Tanzania kwari ukujya kureba uburyo inose zagomba kuyizamo nta hantu namwe agomba gutsitara imwe by'umukino agomba kwinjira muri sezo ahantu hose yateguye yadanangiye ku buryo nta nguni nimwe kogesha Tanzania kugira ngo seza yinjiremo nta kantu na kamwe uko urabizi ko iriya Mediane harimo ahantu nyine henshi ho kugunganiramo kandi utu tuntu nyine ugomba kuguza muri sezo watwirinze ku buryo sezo barakoze Mediane nibasinyisha Karamako bagasinyisha uyu wavugaga Bedi bakanasinyisha uyu munyagabo Mediane yabiraza kuba isa naho yuzuye ahubwo biraza gusigara no uvuga ngo umutoza araza kugira ikibazo cya choice cy'abakinnyi cyabari boza kujya banzamo batatu ariko buriya ngo bafite n'abadefenseri bake kwizigira muri Rayon Sport kuko buriya ntabwo bafite abadefenseri benshi ku bakinnyi twagiye tuvuga uretse wenda nka Emery na Rushema basinye ariko naho ni mu center back bari basinyisha kandi urabizi ko batandukanye na Omar Nyingi ndetse na mugenzi wacu witwa nde Aimable naho birashoboka cyane ko atazagaruka uvuga ngo niyo mpamvu mu myitozo hari kugaragara umukongomani witwa Claude Masiri Ruwendo umwe mu bakinnyi barebare kabisa bamaze iminsi bakora hariyo Claude Masiri Ruwendo harimo n'umutipe uvuka muri South umunyarwanda ubyarwa n'ababyeyi batuye muri South Africa ari naho yakuriye witwa Bizimana Calvin wavuye muri Bomamuru abo bose bari mu myitozo ariko uri businye muri ufite imisatsi myinshi uri businye n'uyu Ruwendo Claude Masiri ngashobora gusinya kuko yakonvense umutoza mu mikino ya gishuti bakinya Miroplaste mu myitozo muri deka kandi avuye n'ahantu hazwi baramukunze cyane abafana baramukunda yakinye muri Sanga Barende banamuvanye muri Vital ejo bundi muri Vital Sanga Barende tumwe n'igice ariko kuri banga bayisonga nari ngiye kukubaza Ngabo y'Isonga n'abandi basifuzi bane n'abasifuzi batanu batsinzwe iyihe teste ese ubwo byarangiye ntago bazasifura kuko nicyo abantu bakeneye kumenya kuko amakuru yuko batsinzwe teste yaramenyekanye abaye kimomo abo no kwibaza byararangiye ubwo bivuze ko batazemererwa gusifura yego n'ubu tuvugana ngo ni Ngabo y'Ishyorongi abanyarwanda barakorogana cyane yego n'ubu tuvugana rwose ku basifuzi turi kuvugana aka kanya bavuye mu cyitwa pratique urumva ejo bakoze ikizamini cy'imbaraga ariko none bavuye mu bya pratique n'umwuka no uva pratique none ni mu kibuga ari gusifura nyine bashaka gufata nka match akayisifura kwa buryo ari kuyikora ejo rero babanje gukora ikizamini none cy'izo mbaraga twavugaga rwose ako ni ikizamini kiba kigoye pe nabonye ibintu bakora biba bigoye ariko uziko bakora icyo bita sprint biruka metero 40 icyo ni nacyo cyabatse sprint biruka metero 40 mu masegonda 6 metero 40 mu masegonda 6 ongera usubirayo urumva hanyuma kandi uzirangije neza ujya kwiruka mu kibuga ibyo bita interval icyo gihe biruka metero 75 mu masegonda 15 my friend ngo uruhuka amasegonda 18 yonyine uko ngiye kwiruka ugomba kuba icyo gihaha abo nibo batsindiwe aho nibo batsindiwe muri sprint ndetse n'izi interval rwose birangira nyine bigaragaye ko batari ku rwego umwuka ntuhagije uko bimeze rero navuga ngo iyo batsinzwe nkaha hari undi watsinzwe ariko wagize ikibazo cy'imvune Jean Paul Ngabonziza we yagize akabazo k'imvune nyine uko bari kwirukanka ugatsikirwa kandagira nabi we yaratsikiye ntabwo ari ikibazo cy'uko wenda byamunaniye we azongera asubiramo ikizamini Nizeyimana Isiaka ntabwo bazasubirishwa aba ngaba rero nyine bo bazasubiramo bwa nyuma na nyuma nkuko bavuga ngo ni last warning cyangwa se ruri hano nigutsinda amahirwe yanjye ni le passage bazasubiramo bongere bakoreshwe ibizamini bongere batangire bundi bushyashya bongere bundi bushyashya nibatsindwa ntabwo bazakora muri uyu mwaka nubwo babonye abantu kuri social media bakomeje kugenda babyishimira babikubiye hamwe ko Ngabo y'Isonga wenda hari ibibazo yagiranye n'abareyo ariko ntidukwiye kwishimira ko abasifuzi bacu batsindwa kuko hari nivo tuba tutari kuko tubashaka ari mpuzamahanga uwo muco wo kwifuriza abantu ibibi b'Abanyarwanda ntago ari mwiza turavuga Ngabonziza ariko na Nizeyimana Isiaka yaratsinzwe Ndayambaje Hamudani na Karangwa Justin mpuzamahanga yatunganya gutsindwa ku ruhande na Isiaka nyine ubwo nari muvuze umunsi mwiza dore saa 9 y'Ishyorongi